Tubahaye ikaze kuri Mwami Media TV nk'ibisanzwe, tukaba tugiye kugaruka ku hantu ndangamateka hagaragara mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku hitwa Rubi rw'inyundo. Rubi rw'inyundo iherereye mu mudugudu wa Bushyogero, akagari ka Cyahafi, umurenge wa Bwira, akarere ka Ngororero, mu ntara y'Iburengerazuba. Kuva kera n'u Rwanda rutarahigarurira kugeza mu mpera z'ubukoloni, agace Rubi rw'inyundo iherereyemo kitwaga Kingogo. Umusozi Rubi rw'inyundo iriho ubusanzwe witwa Rugarama. Nyundo akaba ari agasozi gatoya kihekeje kuri Rugarama, gasa n'agapfupfu kayo, nk'uko Alegisi Kagame yabaye nk'ubishushanya mu Nganji Karinga. Rubi rw'inyundo ni ahantu ndangamurage h'amateka, kubera ko ari naho umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yaguye. Iyo uhagaze aho hantu uba witegeye agasozi kari hakurya kitwa Ntaganzwa, ibumoso bwako hakaba kitwa ku Kibya, ngo abagore bakunze gutsinda bakakita ku Kimasa. Naho iburyo bwa Ntaganzwa hari akandi gasozi gafite isunzu risongoye kitwa Suti, gateganye na Kageyo. Ukebutse hakuno mu cyerekezo cya Paruwasi Gatolika ya Muhororo, naho umurenge wa Bwira wubatse, ukamanuka gato nyuma ugatambika nka metero 300 ugera ahitwa ku Muko. Ahango hahoze igiti cy'umuko umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yaba yarugamyemo izuba amaze gukomereka. Mbere yo gukomereka, Cyamatare yugamye munsi y'iki giti cy'umuko ahugama izuba, mbere yo gukomereza hakurya ku giti cy'umwumba aho yatangiye. Aho icyo giti cy'umuko cyahoze naho harigaragaza ngo niho abaturage boheraga ibikoresho bishaje nk'amasekuru, ibibindi n'ibisabo. Ngo cyaraziraga kujya gutashya y'inkwi, nyamara uwitwa Mwambari Gasane yaje guhinyuza iyo miziro, umuko aza kuwurandura arawucana. Mwambari muri 2017 yari afite imyaka 80. Iyo uhagaze aho ku Muko wa witegeye akandi gasozi nako gafatwa nk'ahantu ndangamurage ushingiye ku muco, ni agasozi kitwa Ngurugunzu. Hari igitekerezo kuri ako gasozi kizwi cyane n'Abanyarwanda kivuga ngo nzashira Ngurugunzu Nyiringagi. Amakuru arambuye kuri Ngurugunzu ndetse n'icyo gitekerezo kuri Ngagi bizasohoka mu yindi nyandiko. Reka ahubwo tugaruke kuri Rubi rw'inyundo, dusaze tuhasubiriramo mu buryo burambuye amateka y'iyima n'itanga rya Ndahiro wa kabiri Cyamatare nk'uko byanditse mu Nganji Karinga. Yuhi wa kabiri yamaze gutanga, abiriwe bimika umuhungu we Cyamatare yitwa Ndahiro wa kabiri. Ubwo yahise yitwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare, ariko bene se bamwe banga kumwemeraho umwami, bimika mukuru wabo witwaga Juru. Izina yitwaga iry'ubwami ntabwo twari bwiwe. Abo umuntu yavuga bari kumwe nawe neza ni Mutezi na Bamara. Barwanira ingoma rero biraburirana. Ndahiro yari afite intore ze babyirukanye zitwaga Ingata, n'izindi zitwaga Abahunga, n'izitwaga Inkindi. Abana be tuzi ni 2, Ndori na Kibogo. Ubwo bari ku mukingo, igihugu kimeze nabi rwose, bajya inama yo guhungisha bene Ndahiro wa kabiri kugira ngo ejo batazigirira ibyago rimwe. Uwo tuzi ko yahunze ni Ndori bohereje kwa Nyirasenge Nyabunyana i Karagwe kwa Karemera, Ndagara ya Ruhinda. Bamaze kumwoherezayo, Ndahiro wa kabiri akomeza kurwanya Juru. Umutasi we yari Minyaruko ya Nyamikenke, umuvubyi w'Ibusigi. Minyaruko yajyaga kwa Juru bakabona ko ari umuyoboke cyane, ariko byarangira akaza gutuma kuri Ndahiro wa kabiri akamubwira ibyo kwa Juru, bagashaka uko bazamushyikira.
rimwe Minyaruka atuma ko Juru agiye gutanga ibibanza igitambi ho mu Buriza hateganye n'i Gasabo. Ndahiro wa kabiri Cyamatare ahaguruka Juru aje mu bibanza. Ndahiro wa kabiri Cyamatare amutsindaho, igikuba kiracika, ingabo ziravangura. Ingabo zimaze kuvangura bararasana cyane. Abandahiro wa kabiri Cyamatare baraneshwa, bagumya kurasana barahunga. Aho bageze Mutezi wa Yuhi wa kabiri ahamagara mu Bandahiro wa kabiri ati nimwishakamo umuntu uza duhure twembi, unesha undi arabatsindiye ababo, abasigaye buneshejwe bayoboke umutegeka wunesheje. Mu Bandahiro wa kabiri hagenda Mugobe wa Ngwije wari utuye mu Museke, yica Mutezi, ariko abajuru ntibemera irya sezerano rya Mutezi. Baragumya bararwana bakiranurwa nijoro. Mu cyimbo cya Juru bimika Bamara ba Yuhi wa kabiri, ariko rero sinzi uko byagenze kuko Juru yari asize abana batatu, Muyogoma na Cyankumba na Kinanira, bamwe bavugwa mu bucurabwenge. Keretse rero niba Bamara yarashatse kwiyimika akabanza kubikiza nawe. Bamara amenye ko Ndahiro wa kabiri yahungishije Ndori ikaragwe, agerageza kumwica. Yoherezayo Bwimba bwa Yuhi wa kabiri, yiyita intumwa ya Ndahiro, ari ugushaka uko aza kubona icyanzu cyo kumwica. Ariko rero ntibyashoboka kuko Ndahiro wa kabiri yari yarabitekereje, yari yarasezeranye na Nyabunyana ari we nyirasenge ati nihagira umuntu uturuka mu Rwanda agira ngo nijye wamutumye ashaka kubonana na Ndori, ujye mubaza uti mbese duherukana ryari nyine. Nagusubiza ati duherukana twicaye ku karago hejuru y'ibuye rishashe, ujye umenya ko ari jye wamwohereje koko. Naho nayoberwa iryo jambo ujye umenya ko ari umugome. Bwimba rero agezeho abanza kuramukanya na mushiki we, ariko ntiyamubwira kwa kundi kwisezerana. Nyabunyana aramuhakanira ati Ndori ntabwo ari ino, genda ubibwire se, namwohereje kure. Igihe Bwimba ageze mu nzira ataha kwa Karemera Ndagara, bamukurikiza ingabo ziramwica, ahera ikaragwa atyo. Igihe rero bikibangiranye bityo, Nsibura araduka. Uwo Nsibura yari wa wundi mwene Muhoyo twavuze mbere, yamaze kwima mu Bunyabungo, ayobora ibyo bihugu byose byo hakurya ya Rusizi no mu Itambi no kwijwi. Bukeye yibuka ibyo Abanyarwanda bari baragiriye se, yambuka Rusizi afite ingabo ishyano ryose. Amenye ko mu Rwanda bari barasubiranyemo, atuma kuri Bamara ati ngaho duhana amaboko dutsinde Ndahiro. Ibyo nanone Nsibura yabigiriraga gutsinda wari ufite ingoma y'ingabe. Bamara yatwaraga mu bihugu byo hakurya ya Nyabarongo by'Uburiza n'Ubwanacyambwe n'Ubumbogo n'Ubusigi, nawe Ndahiro akayobokwa n'Induga n'ibihugu by'inkinga byegamiye ishyamba byari byaragaruwe na se. Bamara rero yemera gutabarana na Nsibura, batuma no kuri Nzira ya Muramira umwami w'Ubugara, yohereza ingabo ze zitwaga Abakongoro. Ubwo Ndahiro wa kabiri yari yahagurutse ku Mukingo ho mu Nduga, ajya kubaka igitarama cya Bugamba muri provinsi y'ubu ya Kingogo. Ubwo yari kumwe n'umugabekazi n'abagore be bose barimo Nyabacuzi nyina wa Ndori. Aho Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari atuye na n'ubu hitwa ku Mana za Gitarama, kuko yari yarahabyariye ibimana. Ariko ubu byaracitse, ingabo za Bamara n'iza Nsibura n'iza Nzira zimuterera rimwe ku mugambi. Ndahiro wa kabiri yaneshwa kuri Gitarama, barayururuka. Bageze mu kabande kayo ku nkombe y'umugezi wa Kibirira, arakomereka ubwe kuko yari yibereye ku rugamba ubwe.
byari ibintu bicika, aho yakomerekeye na n'ubu hitwa Mwirasaniro. Avuye mu Irasaniro yambuka umugezi wa Kibirira. Kuva ubwo uwo mugezi ni umuziro w'abami, nta mwami wawambukaga kuko wari waranyoye amaraso ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Umwami wajyaga muri ibyo bihugu yagombaga kuzenguruka akawunyura ruguru cyane. Ndahiro wa kabiri rero amaze kwambuka Kibirira afata ku musozi witwa Rugarama, aba ariho agwa, yaguye mu muheto w'Abakongoro. Murakoze cyane gukurikira ikiganiro cyanyura kuri Mwami Media TV, mukomeza gukora subscribe, share na comment. Ahangaha twagarukaga kuhitwa Rubi rw'inyundo, tukaba twabonye n'amateka ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare, uburyo yatanzemo n'uburyo yajyanye amakimbirane na bene se, n'uburyo Ruganzu wa kabiri Ndori yahungishirijwe i Karagwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana.